masaha ya muri resitora rero ya Maggie abakiriya ni benshi cyane bari kujya basakuza ati ariko nanjye ndashonje ndifuza rwose ko mpa amafunguro, undi nawe ati ngewe ko wanyibagiwe, naho rero Maggie ati ariko ni ukuri mwese ndabaseriva muhumure rwose ndahera ku murongo, naho rero abakiriya bati ariko ubundi wajya ushaka undi muntu ugufasha ntukore wenyine. Maggie rero arabihorera ariko rwose nuko nyine aba abona nta bushobozi afite bwo guhemba undi mukozi uza kumufasha, arakomeza rero akabaseriva maze hagahita haza abakobwa babiri, abakobwa nyine beza b'ibyuki rwose mu buryo bugaragara. Aba bakobwa rero aba ari Sonia ndetse na mugenzi we. Sonia ni ubwa mbere aba ageze hano, uyu mushuti we rero we aba asanzwe aza kugura ibyo kurya hano kuko rwose aba anabikunda cyane. Uyu mushuti rero wa Sonia aba akinjira hano maze Maggie akimukubita amaso ati umukiriya wanjye w'imena araje, ati reba abakobwa beza baje, maze akaba ari baheraho nyine ari guseriva. Gusa Sonia aba afite agasuzuguro kenshi ari kwihungiza wagira ngo nyine hano hari kumunukira, ari nako kandi abwira Maggie ati gira vuba vuba nseriva vuba, ntabwo rwose dushaka guhagarara hano, bipakinge tubijyane. Arabipakinga rero maze yarangiza akabibaha akabona gukomeza nyine guseriva abandi. Gusa nyine ashimira uyu mukobwa ukuntu aba adahwema kuza kumuteza imbere. Ku rundi ruhande rero Bariti ni umusore nyine mwiza, uyu musore w'ibogari kandi w'umukozi cyane rwose ku murimo. Ni umusore kandi wavukiye mu mafaranga, iwabo ni abakire cyane. Gusa nyine abana na papa we baba bicaranye rero na papa we muri salo bari kuganira, ari kubwira papa ati rwose papa ndagushimira ko wabaye umubyeyi mwiza kuva kera nkiri umwana mutoya kugeza ubu ngubu, wanyitayeho kandi waranshyigikiye aho nagukeneye hose, ntabwo rwose wigeze untererana, inama zawe kandi nizo zitumye ngera aha ngaha uko wakomeje kumba hafi. Ni nayo mpamvu rero na kiriya gitekerezo wangejejeho rwose ndumva kitambangamiye habe na gatoya, nabyemeye ko ngomba guhura n'uriya mukobwa washatse ko twahura. Bariti ahita akomeza abaza papa we ati ariko se ubundi papa mbwira nyine gato kuri uwo mukobwa witwa Sonia, ubundi nyine ni umukobwa umeze ute? Naho papa ati rero mwana wanjye rwose ni umukobwa mwiza, ni umukobwa washoje amashuri ye ufite akazi, ndetse rwose ni umukobwa wo muri famiye nyine ikunda Imana kuko mama we ni umudiyakoni ku rusengero asengeraho. Urumva ko nyine ari famiye iri mu murongo mwiza. Gusa nyine uriya mukobwa Sonia we muheruka kera rwose hashize imyaka myinshi ntongeye kumubona, gusa igihe muherukira yari umukobwa mwiza cyane cyane. Noneho rero ikirenze kuri ibyo mama we yari inshuti ya mama wawe cyane, ntabwo bajyaga basigana. N'igihe rero mama wawe yamaze kwitabira Imana n'ubundi njye nawe twakomeje kugenda nyine tuvugana, urebye ni inshuti y'umuryango kandi rwose pe uriya mukobwa ndamugushimiye. Naho rero Bariti ahita abwira papa we ati nta kibazo rwose papa, tuzahura nta kibazo rwose, ahubwo iyo rendez-vous nyine ni muyorganize nta kibazo, njye nawe tuzahura tuganire tumenyane, nizere ko nyine bizagenda neza. Papa ati yego rwose nanjye ndabikwifuriza muhungu wanjye. Ku rundi ruhande rero Sonia abwira mushuti we ati mbega amafunguro yari aryoshye, ati uriya mukobwa azi guteka cyane, gusa nyine aba afite n'isuku, n'ahantu akorera hari isuku, ariko nanone nyine ntabwo ari aho kwicara abantu nkatwe, ni hahantu haba hicaye abakanishi, abanyonzi, abantu nyine bari aho baciriritse bakora akazi ko hasi. Gusa nyine biriya byo kurya byo biraryoshye cyane, ahubwo se wansubije kongera gufata ariya mafunguro, mbabara dusubireyo tuzajya tugenda tuyafate maze twicare mu modoka nyine nka kwa kundi twabigenje tuba ariho dufungurira. Ariko nyine biraryoshye cyane uyu munsi, noneho ndarya wa muceri narebaga urimo ibirungo nyine ukuntu nabonaga ushobora kuba uryoshye cyane. Naho umushuti wa Sonia ati wakureba ukuntu wajyaga uri kwihungiza ku mazuru, ntabwo yamenya ukuntu twicaye maze ukajya umbwira ngo urumva udahaze wumva wasubirayo, reka cyakoze tugende nta kibazo, ariko nyine uyu munsi niwe uri bwishyure kugira ngo wice amande. Naho Sonia atumva umbwira ibyo ushaka byose ndabyishyura nta kibazo, ariko nyine tugende ahubwo ndumva nanisonzeye. Baba bagiye kugenda rero telefone ye igahita isona maze akabona ni mama we. Uyu mushuti we ahita amubwira ati kutitaba telefone, naho Sonia ati ni mama wongeye kumpamagara. Umushuti we ati none se yari mama uguhamagaye ntabwo mwitaba? Naho Sonia
ati mama se ntumizi ukuntu aba ari kumbwira ibintu by'iteshamutwe, icyambwira none kinagiye kumbwira. Umushuti we ati ati ubu rwose wabona agiye kukubwira nyine ibyerekeranye na mariage. Naho rero Soni ahita aseka ati ariko uzi yuko uzi mama wanjye neza neza kundusha kandi yarambyaye, ahubwo rwose wabona ari nabyo agiye kumbwira, ariko ntabwo mwitaba kano kanya, reka tubanze tujye kwifatira amafunguro kubera yuko ndisonzeye. Bahita rero basohoka bakisubirira nyine muri resto kwa Magi. Naho rero Bariti we ahamagara mubyara we w'inshuti ye cyane ndetse rwose uba ari ku kazi, maze akamubwira ati umva rero nkubwire, ndifuza nyine ko tubonana, ndumva mfite ibibazo byinshi cyane rwose mu mutwe. Naho mubyara wa Bariti ati byagenze bite se kandi? Bariti atumva nyine papa wanjye arashaka kumpunza n'umukobwa, yambwiye ko nyine ngomba kuzasohokana n'uwo mukobwa maze tukamenyana, kandi rwose ntakubeshye nyine umuntu tutaziranye, urabyumva nawe, ndumva nyine ntatuje, ndifuza rero kuza maze tukabiganiraho. Naho rero uyu mubyeyi ahita amubwira ati njye ndumva rwose ari byiza cyane, ahubwo nanjye rwose nabikwifurizaga, nyuma yo guhemukirwa n'uriya mukobwa wundi, ndifuza ko wakongera ukajya mu rukundo, erega ntabwo nyine ugomba kuguma gutyo gusa ngo ugume wenyine. Naho Bariti ati nyine nanjye niko mbitekereza rwose, nararangije no kumwibagirwa, ariko nanone ndifuza kuzongera kujya mu rukundo n'umukobwa nyine ubikwiye, umukobwa witonda, umukobwa w'umwana mwiza ufite umutima mwiza, kubera ko nta muntu n'umwe nzongera guha umwanya wo kumpemukira. Naho mubyara we ati cyane rwose ndumva ari neza. Barita ati rero unsange mu rugo nyine maze tubivugane. Mubyara we ati ariko kubera icyo ukunda gutaha maze ugahita ujya mu rugo, ufite resitora nziza muri uyu mujyi wose, kubera iki nyine tutajyayo maze tugafata akantu ko kunywa tukaba tunaganira. Naho rero Bariti ati hoya yewe unsange mu rugo. Uyu mubyara we arahita amubwira ati hoya ntabwo musanga mu rugo, ahubwo kano kanya nyine ndasohotse, duhurire kuri resto yawe, erega nta n'uwamenya, ushobora no guhurirayo n'umukobwa mwiza uje kwifatira amafunguro cyangwa icyo kunywa, mugahita munamenyana nta kibazo. Naho Bariti aseka ati ariko nawe rwose ibintu uba uri gutekereza birasekeje, ariko nta kibazo, ngaho reka tuhahurire maze twiganirire. Umunsi wakurikiye rero uyu mubyara wa Bariti aba ari kujya ku kazi, maze yagera mu nzira akumva imodoka ye rwose ifite ikibazo gikomeye, aba ari kugenda maze akajya yumva igenda ititira, ahita yumva rero ko ari ikibazo, maze agahita ashaka igaraje riba riri hafi aho, agahita ayijyanayo. Asanga rero umukanishi, maze agahita amubaza ati hari umuntu se wamfasha? Nawe uyu mukanishi ati imodoka yawe ifite ikibazo? Uyu mubyara wa Bariti ati cyane rwose iri kugenda ititira. Uyu mukanishi ati ndabikora nta kibazo, ariko nyine nawe urabyumva, uraza kunyishyura amafaranga menshi. Naho uyu musore ati rega nta kibazo, icyangombwa nyine ni uko uri bukire. Iyi modoka rero batangira kuyikora, maze rwose bagatinda kuyisoza. Agera aho rero maze akumva inzara iramwishe rwose, agatangira kumva ari gucika intege. Ahita abwira uyu mukanishi ati igira hino nkubwire. Aramwegera rero maze akamubaza ati hano hafi nta hantu umuntu yafatira amafunguro? Ndashonje kandi rwose inzara irenda kunyica. Naho rero uyu mukanishi ahita amubwira ati rero harahari rwose, banateka ibiryo biryoshye, ariko ikibazo ni kimwe, ni ahantu nyine h'abantu baciriritse, ntabwo umusore w'ibogari nkawe w'umukire yajya kuharira. Naho rero uyu mubyara wa Bariti ahita amubaza ati none se mbwiza ukuri, aho hantu nyine hari isuku? Naho uyu mukanishi ati isuku? Ati hari isuku cyane rwose, hasa neza, n'umuntu uri kubitegura afite isuku, ati none ikirenze kuri ibyo, ni umukobwa mwiza cyane w'icyuki, uteye neza, nyine umusore wese umubonye aba yifuza kumuvugisha, ariko nyine ntabwo rwose wahicara pe, ntabwo wahicara kuko unahicaye abantu bose baba bari kukureba. Naho rero uyu mubyara wa Bariti atumva nkubwire, icyangombwa nyine ni uko hari isuku, ntarya amafunguro yaho ngo maze ndware, naho ibindi byose nta kibazo, ahubwo njyana. Naho uyu mukanishi uba uvuga n'amagambo menshi cyane ati bosi wanjye rero, kubera ukuntu rwose murimo imyenda myinshi, uraza kungurira amafunguro, naho ubundi rwose ntabwo yayampa, murimo imyenda myinshi. Uyu musore ati ntuhangayike, nitugerayo umbwire, niyo myenda yose umurimo ndamukwishyurira, maze ubutaha rwose uzajya uza gufata amafunguro wisanzuye, kandi nyine nta nubwo ndi buyabare muyo ndi bukwishyure,
uyu musore rero ahita yishima cyane maze bagahita bajya nyine gufata amafunguro kwa Maggie. Bagira rero Maggie akabaseriva maze uyu musore akaryoherwa n'amafunguro Maggie ategura ndetse n'ukuntu nyine aba ari umukobwa mwiza ufite isuku ukeye rwose atakabaye acuruza muri iyi resitora. Uyu mubyara rero wa Bariti arahakunda cyane ndetse n'aya mafunguro akayakunda ku buryo ubutaha aba asigaye ayakomanda yibereye ku kazi maze bakayamuzanira kuko rwose aba yaramunyuze nubwo nyine ahantu ho rwose haba ari ahantu nta kigenda. Ku rundi ruhande rero mama wa Sonia akomeza kumuhamagara maze Sonia akazagera akitaba telefone. Mama we rero ahita amubwira ati mukobwa wanjye iyo rwose umuntu anaguhamagara ntabwo nari kumenya ko uri hano wavuye hanze, ariko se ubundi bite byawe koko kubera icyo ugenda ukambwira ko ugiye nyamara wagaruka ntubimbwire. Naho uyu mukobwa aterega nari mfite ibintu byinshi byo gukora gusa nyine nari kuza kuguhamagara. Naho mama we ati ntabwo rwose ngo wahamagaye ngo dushwane, ahubwo nyine nagira ngo nkubwire yuko hari umusore ushaka ko rwose muhura maze mukaganira. Mwana wanjye rwose ndakwifuriza ibyiza kandi rega umaze gukura, amashuri warayashoje, ufite akazi keza, sinibaza ikindi utegereje. Sonia rero abanza kubihakana ariko mama akamubwira ati hoya rwose ni umusore wo muri famiye tuziranye kuva kera, ni umusore w'imico myiza, akorana na papa we muri kampani ndetse nawe afite bizinesi ze nyine akora ku ruhande. Sonia rero aramubwira ati nta kibazo nyine mu buryo bwo kumwubaha. Aragenda rero akabwira mushuti we ati ntabwo wabyumva ukuntu nyine mama wanjye ashaka ko mpura n'umusore ngo kugira ngo tumenyane, kandi rwose urabizi nyine ibyo si ibintu byanjye. Naho rero uyu mushuti we ahita amubaza ati ariko Soni ubundi nkubaze, ubundi uba wumva nyine udakeneye kuzubaka urugo maze nawe ukabyara abana? Naho Soni atabana ahita atangira nyine akigira nk'umuntu ushaririwe cyangwa se nk'umuntu nyine ubona afite iseseme. Ati ntabwo nshaka ngewe utwo tuntu tuza kungora, ntabwo rwose ndukeneye habe na gatoya, abana ntabwo nshaka mu buzima bwanjye, ikindi kandi nta n'umugabo nshaka, ngewe rega ntabwo nkeneye gukora ubukwe, ibyo bintu byose ntabyo nshaka. Ikintu nshaka ni kimwe, ndashaka nyine umusore w'umukire ufite amafaranga uzajya uyampa, nta kindi rwose nifuza, ibindi byose ntabyo nkeneye. Uyu mukobwa w'inshuti rero ahita amureba maze rwose akumva arumiwe ati ariko kuva nabaho rwose ni ubwa mbere nabonye umukobwa utekereza nkawe, umukobwa udakeneye kuzitwa mama mu buzima bwe. Ibyo bintu byose ushaka gukora ushaka kubikora kugira ngo ushimishe mama wawe gusa, niyo mpamvu wemeye guhura n'uwo musore? Naho Sonia ati uwo musore rwose nta kintu na kimwe ambwiye, ubwo nyine wabona ari ba basore birirwa mu biro bakorana na ba papa babo, kandi njye ntabwo ari abo nkeneye, gusa nyine sinifuza yuko rwose yazambona maze ngo ankunde, ntabyo nshaka kuko yaba agiye kuntesha umutwe. Ahubwo nyine ntabwo nzi ikintu nakora kugira ngo umunsi wa mbere nzahura nawe azahite nyine anyanga maze binyorohere kubwira mama ko rwose tutahuje n'uyu musore. Sonia rero arataha maze akarara adasinziriye ari gutekereza cyane, gusa nyine yunguka igitekerezo maze mu gitondo cya kare akabyuka agahita ajya kureba uyu mushuti we, aba ari n'umujyanama we rwose, baba ari inshuti cyane cyane, ni nayo nshuti yonyine mu buzima aba agira. Abwira rero uyu mushuti we ati rero rwose nabitekerejeho neza maze nunguka igitekerezo. Mushuti we ati mbwira rero watekereje iki? Naho Sonia ati natekereje ko wa mukobwa hahantu tujya gufata amafunguro ashobora rwose kumbera igisubizo. Mushuti we ati na n'ubu sindumva icyo ushatse kuvuga. Sonia ati ndifuza ko nyine twabwira uriya mukobwa maze akaba ariwe uzajya guhura na Bariti mu mwanya wanjye. Naho uyu mukobwa w'inshuti ya Sonia ati ariko noneho rwose wasaze, ati icyo gitekerezo si cyiza habe na mba, ndumva ntagishyigikiye, ikindi kandi sinibaza rwose ko Maggie ibyo bintu yabyemera. Sonia ati azabyemera ntugire ikibazo kubera ko nzamwishyura kandi amafaranga menshi, nzamwishyura miliyoni 2 maze agende ahure na Bariti, ubundi nyine yitware nabi yisaze nyine yigira umukobwa udashobotse ku buryo Bariti ubwe ari uzahita amwanga kandi akamwanga cyane.
nabitekerejeho neza rega ntugire ikibazo bizacamo rwose ahubwo warakoze kunjyana muri iriya resitora kuko ntabwo mba nabonye igitekerezo. Akomeza rero kubyumvisha uyu mushuti we maze umushuti we nyine akagera aho akamubwira ati nta kibazo reka nyine nguherekeze maze tujye kumureba. Baragenda rero bakajya kwa Maggie nyine muri resitora, arababona agatangira kubyina kwa kundi kwe maze bagahita bamubwira bati uyu munsi ntabwo tuje kugura amafunguro ahubwo nyine turagushaka. Ahita agira ubwoba rero maze agatangira nyine kureba ukuntu bati hoya ntugire ubwoba humura ntabwo ari bibi tugushakira, turagushakira ibyiza. Sonia rero ahita afata karite ye nyine ya adresse maze akayimuhereza, ahita amubwira ati ubwo nyine uze kumpamagara nusoza akazi kawe maze nyine nkurangire mu rugo uze tuvugane. Maggie rero aravuga ati nta kibazo rwose niba atari bibi munshakira. Ku mugoroba rero Maggie ajyayo maze bakamubwira nyine icyo bamushakiraga. Maggie rero yumva biteye ubwoba akavuga ati ni ukuri ibyo bintu ntabwo nabishobora. Naho Sonia ati wigira ubwenge buke, tekereza ko ndibukwishyure miliyoni 2. Maze Maggie akongera akazisubiramo ati miliyoni 2, aba yumva nyine ko ari amafaranga menshi. Bati yego, ati none se nimumbwire neza nyine muri detaye ibintu ngomba gukora. Sonia ati ntabwo bigoye, ni ukuzagenda ugahura n'uwo musore maze ukitwara nabi nyine cyane ku buryo atazagukunda ahubwo azahita kwanga. Maggie rero arababwira ati yego rwose amafaranga ndayakeneye kubera ko nkeneye ko nyine business yanjye yaguka, ariko nanone ibyo si ibintu nahubukira, ni ibintu ngomba kubanza ngatekerezaho neza. Bakomeza rero kugenda babimwumvisha ariko Maggie akababwira ati nta kibazo reka ngende ndaza kubitekerezaho maze nzababwira. Uyu mukobwa ahita amubwira ati genda ubitekerezeho ariko ejo uzampe igisubizo, ndashaka igisubizo rwose bidatinze. Maggie rero arara abitekerezaho maze rwose agasanga aya mafaranga ntabwo agomba kuyahomba, gusa nyine aba ari kwibaza ati ariko se ubundi ubu nzabishobora kuko umukobwa wize ufite ikinyabupfura warezwe ubu nzabasha kugenda maze nteshe umutwe umuntu koko nitware nabi byemere? Gusa nyine nanone aya mafaranga ndayakeneye, ngomba kuzagenda maze nkagerageza. Arabyuka rero mu gitondo maze agahamagara Sonia akamubwira ko nyine yabyemeye. Sonia rero ahita abwira mama we ati hamagara wa musore maze rwose muvugane aho turi buze guhurira, njyewe nta kibazo ubu rwose nditeguye. Bahita rero bahamagara nyine Bariti maze bakamubwira ko nyine Sonia yiteguye bari buze guhura. Umugoroba Sonia abwira Maggie ati uze ufate imyenda yanjye maze wambare kugira ngo nyine ugende usa neza. Naho Maggie ati ahubwo se ubwo urumva cyaba ari igitekerezo cyiza, niba nyine wifuza ko atari bunkunde urumva ari iyihe mpamvu nagenda nambaye imyenda yawe? Ahubwo nyine ndagenda nambaye iyanjye ijagaraye kugira ngo nyine anatebe abone ndajagaraye hose. Naho Maggie ati icyo nacyo cyaba ari igitekerezo cyiza, cyangwa se uze kuza nyine ndaguha imyenda yanjye ariko itari myiza cyane. Maggie rero aritegura maze nyine akajya guhura na Bariti. Agenda rero yatinze maze akinjira agahita amubwira ati nitwa Maggie. Uyu musore agahita amwitegereza cyane maze Maggie agahita yibuka ko yibeshye ati nitwa Sonia. Uyu musore ati ati Sonia ni wowe twagombaga guhura, ati tambuka nyine wicare. Aramwishimira cyane maze Maggie akicara ati none se nta komande watanze, kuki ndi kubona nta mafunguro ari hano? Naho rero Bariti yitegereza uyu mukobwa ati none se urumva iki cyo cyihutirwa? Nk'umuntu twagombaga guhura twagombaga kubanza kuganira, ndetse nyine ubu wakabaye unari kwiyegisikiza kubera ko nagutegereje cyane. Naho rero Maggie kubera nyine ko aba ashaka kumutesha umutwe n'ubundi birumvikana ko aba agomba kugaragara nk'umukobwa udafite disipurine habe na gato. Ahita rero abwira Bariti ati nyine mumbabarire ariko njyewe ndisonzeye ndashaka rwose ibyo kurya. Bariti rero abona uyu mukobwa akomeje kwensista maze agahita ahamagara
umuseriveri nyine ari kumurembuza n'ikiganza. Araza rero bakamutuma nyine ibyo kurya barabizana, maze Maggie agahita atangira kurya uburyo nyine butangaje, arya vuba cyane ubona yenda guhera nk'umwuka, arya nyine nk'umuntu wagira ngo ntabwo aherutse kurya. Naho Bertie ahita amubwira ati mbabarira rwose maze ufate amafunguro buhoro kubera yuko bishobora kuza kukuniga. Naho Maggie ati yewe amafunguro aniga ahubwo ni njyewe ndi buyanige. Agahita akomeza kurya ari nako akora no mu isahane ya Bertie, ati ahubwo wowe ndabona udakunda kurya reka nirire. Akajya arya hose afata akawayini ka Bertie akagasuka mu kirahure cye. Bertie rero aba yumiwe ati mbabara rwose urya gake kubera ko aya mafunguro arashyushye cyane. Uyu mukobwa ati nta kibazo rwose njyewe ndabimenyereye. Bertie rero ahita amubaza ati none se ubundi reka tutangire twiganirire, mu buzima ukunda iki? Naho Maggie ati nkunda kurya, nkunda ibiryo cyane, ndarya mu gitondo, saa sita na nijoro, kandi nyine ntabwo nzi guteka nubwo nkunda ibiryo mu buryo bungana gutyo. Ikindi kandi nkunda kuryama cyane, njyewe nkorera akazi kanjye mu rugo, rero nshobora kuryama ngahera mu gitondo ngahera nijoro ndyamye nkazageza ejo nko mu ma saa 9 cyangwa saa 10. Mbyuka gusa mu gitondo ngafata amafunguro ngasubira mu buriri, saa sita ngafata amafunguro ngasubira mu buriri. Nuko nyine nikundira kwiryamira, njyewe sinkunda ibintu bingora, ntabwo ndi muri ba bakobwa babyuka nyine bazindutse. Bertie rero aba yumiwe nyine imyitwarire y'uyu mukobwa. Bertie rero ahita abaza Maggie ati none se wowe ntabwo ukeneye kumbaza ikibazo nk'icyo ngicyo? Naho Maggie ati nkubaza ikibazo nk'icyo? Ati jyewe rero ndi bwa bwoko bw'abakobwa nyine bikunda cyane, batajya bakenera kumenya iby'abandi. Njyewe nyine ndikunda, mba nitekerezaho gusa nta wundi muntu n'umwe njya ntekerezaho. Bishatse kuvuga ko nyine ibikwerekeye nta na kimwe nkeneye kumenya. Bertie rero arahindukira akareba ku isahani y'uyu mukobwa, maze agasanga amafunguro ashizeho, dore ko rwose aba ari kurya mu buryo butangaje. Bertie ahita amubwira ati none se ntiwakomanda ayandi mafunguro? Naho Maggie ati wagira ngo neza wasomye mu mutwe wanjye, nari ngiye rwose kuyakomanda. Ahita rero ahamagara umuseriveri nawe yigana nyine Bertie kwa kundi yabigenje, maze akamurembuza akoresheje intoki ebyiri. Bertie ahita amubaza ati ibyo urimo se ni ibiki? Naho Maggie ati sirabonye se nawe ariko ubigenza, maze agahita aza. Maggie rero ahita amufata ikiganza, maze agafata intoki ebyiri nyine akazikoresha nk'urembuza umuntu. Wa museriveri agahita aza kuko aba yabonye nyine ko Maggie yamuhamagaye, maze Maggie agahita abwira Bertie ati ntureba se? Ati nari ntabibonye neza. Naho rero Bertie ahita aseka kuko rwose uyu mukobwa ibintu aba ari gukora nabyo ubwabyo biba bishekeje. Basoza rero gufungura, maze nyine bagahaguruka batashye. Gusa nyine uba ubona Bertie yumiwe, aba ari kureba uyu mukobwa maze akazunguza umutwe. Uyu mukobwa nawe aba ari kuvuga ati icy'umutwe rwose nagitsinze. Barataha rero, maze bwacya Sonia agahamagara Maggie kugira ngo nyine aze maze amwishyure. Maggie rero ajya kwa Sonia bakicara, maze bakamubwira bati ibyo ari byo byose rwose wabikoze neza, kuko kuva mwahura ntabwo arampamagara. Ni ukuvuga ko rero niba atarampamagara ni ukuvuga yuko nyine ubwo ibintu byose byagenze neza, kuko yakabaye nyine yarampamagaye. Naho Maggie ati nabikoze neza rwose, namutesheje umutwe, twatandukanye ubona yabihiwe cyane. Sonia rero ahita amubwira ati ngaho mbwira nimero de konti zawe maze ngushyireho amafaranga. Aba atangiye gukanda rero imibare, maze telefone ye igasona. Aritaba ati ninde uri kumpamagara? Naho uyu musore agahita amubwira ati ni Bertie. Aba akibimubwira, maze akanarenzaho nyine ati umuhungu, akavuga amazina ya papa we kuko rwose papa we abazwi cyane. Naho rero Sonia ahita akupa telefone, maze agahita yitegereza Maggie ati ntabwo wari umaze kutubwira yuko wabikoze neza cyane, none dore arampamagaye, ahubwo se nimero zanjye azikuye hehe ko ntazo yari afite? Maggie ati ariko rwose ntababeshye, nabikoze neza cyane. Icyakoreka dutandukana ukuntu yandebaga byaragaragaraga rwose ko atifuza kuzongera kumbona ukundi.
naho rero umushuti wa Sonia ahita amubwira ati ariko ukoze amakosa nimwitabe telefone nyine kugira ngo tumenye n'impamvu yaba yarahamagaye. Sonia ati hoya ntabwo ndi bwongere kumwitaba, aba ari no gukomeza kandi guhamagara Bariti, ariko nyine Sonia akajya amukupa. Sonia ahita abwira Maggie ati ugiye kumuhamagaza telefone yawe, naho Maggie ati ubuse koko ndamubwira iki? Sonia ati umubaze ahantu yakuye nimero zanjye. Bahereza rero nimero Maggie maze akamuhamagaza, noneho telefone ye aramuhamagara rero maze agahita amubwira ati ni jyewe nyine, ati se nimero zanjye wazikuye hehe? Naho uyu musore Bariti ahita amubwira ati ni papa wanjye yazisabye mama wawe. Bariti rero ahita akomeza abwira Sonia nyine dore ko rwose abazi ko ari nawe bari kuvugana, agahita amubwira ati none se umeze neza? Naho Maggie ati yego meze neza. Bariti ati ndifuza ko rwose twazongera kubonana undi munsi, ndifuza ko twazongera guhura kubera yuko duhura wankoreye umunsi, ndifuza rwose kongera kukubona. Noneho kano kanya nibwo rwose Maggie aba yumva abuze icyo avuga n'icyo gukora, ahita amubwira ati ntabwo rwose nzi icyo kugusubiza muri kano kanya. Uyu musore ati mbabarira rwose ndakwinginze maze umbwire yego kuko ndifuza kukubona. Bariti rero we aba azi yuko nyine uyu mukobwa yitwa Sonia ndetse akaba anitwa na Maggie icyarimwe kuko aya mazina yose yayamubwiriye icyarimwe bwa bundi bwa mbere bahura. Maggie rero abura icyo gukora maze akamubwira ati nta kibazo. Bariti rero ahita amubwira ati ndaza kukoherereza adresse y'aho tuzahurira, kandi rwose ni ibyishimo kuri njyewe kuba nongeye kukuvugisha, noneho bikaza kuba iby'igiciro kongera kubonana nawe. Maggie rero ahita akupa telefone, aba yabuze ikintu na kimwe avuga, abakiva kuri telefone bati avuze ngo iki? Naho Maggie atansabye rwose ko twakongera guhura, bati wowe se umusubije ngo iki? Ati mvuze yego kuko nyine nta mahitamo nari mfite. Sonia rero ahita arakara ati umukobwa udafite ikintu na kimwe ashoboye, umukobwa udafite ubwenge habe namba, wakubona wiyemera ngo warize yagira ngo uranatekereza, nta kintu na kimwe rwose ushoboye, urabona ngo urantesha umwanya, sinari nakubwiye ngo ugomba gukora ku buryo uriya musore atagukunda, none dore rwose ubu ngubu agiye gutangira kujya ntesha igihe. Sonia rero ahita ahagurutsa Maggie maze akamusohora nabi cyane n'umujinya mwinshi, dore ko rwose aba anamurakariye. Amara rero kumusohora maze umushuti wa Sonia atari ko mukuri uba ukoze nabi, umusohoye nabi cyane kandi uramurenganyije, ashobora kuba yarakoze ibishoboka byose ariko nyamara ntibyemere. Naho Sonia ati nawe uramushyigikiye se? Uriya mukobwa udafite ikintu na kimwe ashoboye gusa. Mama wa Sonia rero arongera akamuhamagara maze akamubwira ko amushaka mu rugo. Sonia rero ataha iwabo, ubundi nyine Sonia aba yibana muri aparitema ye, gusa nyine uyu mushuti we aba akunda kuza kumureba kenshi. Sonia rero ajya mu rugo kugira ngo ajye kuvugana na mama we, maze mama we akimubona atari ku wundi wowe uzamenya ryari ko ugomba kumbwira ibintu byose. Naho Sonia ati wagira ngo nkubwire iki? Mama we ati kubera icyo utambwiye yuko wa musore mwahuye maze akakwishimira cyane, yaragukunze cyane rwose. Sonia nyine arisetsa by'uburyarya maze akabaza mama ati none se mama ayo makuru yose uba wayakuye he? Naho mama wa Sonia ati ni papa wa Bariti wabimbwiye ngo umusore rwose yarakwishimiye. Noneho Sonia ahita avuga ati ndapfuye niba uyu musore yaranabibwiye na papa we. Sonia rero ahita amubwira ati yego, ati gusa nyine nanjye rwose naramushimye, byo kujijisha nyine. Baricara rero bari kuganira maze Sonia akaba abwiye mama we ati ariko se mama, ati mfite rero umuntu w'inshuti yanjye, ati ajya ambwira ngo aba yumva adakeneye kuzakora ubukwe na rimwe, ngo kandi ikindi ngo yanga abana cyane. Naho mama we acyumva ibi bintu maze agahitamo atangira agatokesha ati mu izina rya Yesu, ati Imana ibyo bintu ibyigize kure rwose, ati abo bantu bafite amadayimoni, ayo mashitani ntakabe hafi yawe, ndabizi nyine ko ari wa mukobwa w'inshuti yawe.
naho rero Sonia ati ariko ntabwo ari we mvuze. Mama we ati ndabizi ko ari we nshuti rukumbi ugira, nta wundi rero uri kuvuga ni uwo. Ati uriya mukobwa ukuntu ari mwiza, none apfuye ubusa gutyo koko. Ati gusa Imana ishimwe ko atari umwana wanjye, kuko njyewe nyine ntabwo rwose yankira umwana ufite amadayimoni angana gutyo. Mama we rero ahita abirakariramo cyane, ati ahubwo ngomba kuzabwira famiye ye rwose ko ari uku kuntu ateye, maze nyine bakamujyana ku musozi bakamukorera amasengesho y'iminsi 40 n'amajoro 40, abo badayimoni bamurimo bakamuvamo. Ntabwo bibaho ko umwana w'umukobwa yaba yumva atifuza kubyara, noneho atifuza kugira urugo, atifuza gukora umuryango. Ibyo bintu ntabwo bibaho. Sonia rero ahita abona ko rwose ibintu yaratangiye kuganiriza mama we ari ibintu biteye ubwoba kandi mama we adashobora kubyumva, nyamara we nyine aba yashakaga kumwibwira ko ari we umeze utyo, ariko akabinyuza ku nshuti ze. Mama we rero ahita abirakariramo maze akanamubwira ati ntuzongere na rimwe kugendana n'uriya mukobwa, mugendere kure, uriya mukobwa ni amadayimoni yigendera. Ku rundi ruhande rero Bariti ahamagara wa mubyara we ndetse rwose aba ari n'inshuti ye cyane, ati ndumva rwose nifuza kongera guhura na wa mukobwa, ndetse rwose namusabye rendez-vous ko twahura. Mubyara we ati none se ntiwari wambwiye ko rwose uriya mukobwa wabonye bitashoboka ko muzongera kubonana? Naho Bariti ati nanjye niko nabyibwiraga, tukimara gutandukana ubwa mbere numvaga ntifuza kuzongera kubona isura ye, ariko ntabwo ariko byagenze. Ndakubwiza ukuri, uriya mukobwa wagira ngo sinzi ibintu yakizemo, niwe ndi kwitekerereza gusa mu bintu byose ndi gukora, ndetse rwose ndifuza ko twakongera guhura, maze yaba nawe ankunda nk'uko nanjye ndi kumutekereza, rwose tugahita dukomerezaho ndetse tugatera intambwe ikurikira. Mubyara we ati none se ko numva uri kubyihutisha kandi aribwo mugihura? Bariti ati tekereza nyine nawe, noneho reba ikintu gitangaje, tekereza njyewe ukuntu nkunda guteka n'ukuntu mbizi cyane, noneho utekereza ko uwo mukobwa we uretse no kuba atabizi nta nubwo abikunda habe na gatoya, ni umukobwa nyine w'umunebwe ubona nta kintu na kimwe yitayeho. Ariko nyine nabinyemerera maze twese amarangamutima yacu agahura, nzatangira mwiteho maze ibyo byose atazi mbimwigishe. Mubyara batumva rero nkubwire, njyewe urabizi mba ngushyigikiye mu bintu byose ukora, ndabizi ko nta kintu na kimwe wakora utagitekerejeho. Ubwo rero niba rwose ubona ari byiza kuri wowe, ndagushyigikiye nta kibazo. Uyu umusore rero ahita abwira Bariti ati ahubwo tukivuga ibyo guteka ndibutse, atumva hari ahantu nafashe amafunguro, hari umukobwa uteka neza cyane, ariko nyine ntabwo ari ahantu twajya ngo twicare, gusa ndifuza ko nyine wazafata kuri aya mafunguro, noneho reka nzatange komande maze tuyasangire, kubera ko ateka neza cyane. Yego ndabizi nyine urarenze mu gikoni, nta n'umuntu rwose wagukurikira, ariko ntakubeshye aya mafunguro y'uyu mukobwa narayakunze cyane kandi nawe ushobora kuzayakunda. Bariti ati koko se nibyo? Aturabizi nyine ko ibintu byerekeranye no mu gikoni nanjye biba mu bintu rwose binshimisha. Uyu musore ati ahubwo bidatinze ejo rwose nzatanga komande maze dusangire. Bariti ati urakoze cyane kandi nyine ugire ibihe byiza. Magi rero yongera guhura na Bariti nk'uko nyine yari yabimusabye, gusa uyu munsi noneho agenda yambaye neza nyine agakanzu kari sexy, umukobwa nyine ubona rwose yahindutse. Bahurira rero aho bagombaga guhurira maze bakicara bagasangira. Uyu munsi kandi ntabwo Magi aba afite bwa busazi asanzwe afite, aba yitonze cyane rwose mu buryo bugaragara. Baricara rero bakaganira noneho batuje cyane, maze Bariti akamuha ururabo ndetse rwose akamubwira ukuntu yamwishimiye, akamubwira ukuntu amwiyumvamo, kandi na Magi nawe rwose ubona ko yishimiye uyu musore. Mu gutaha rero Bariti atahana nyine Magi. Magi rero ntabwo aba yajya kumwereka nyine ha hantu aba, ahubwo amujyana nyine kwa Sonia, maze akaba ariho Bariti amugeza. Magi rero aragenda akinjira, maze Sonia akaba yarari kubarebera nyine mu madirishya, ahita abaza Magi ati nta soni
wa musore birangiye umuzanye aho ntuye, none se ubu urumva nzamukizwa n'iki? Ibintu ukoze urabizi cyangwa ntabwo ubizi? Uzi ko wagira ngo neza uri umusazi mu mutwe wawe?" Naho Maggie ati "Ariko se urumva nari kubigenza gute? Urabona koko nari kumujyana aho ntuye? Ntabwo rwose byari gushoboka, yari guhita amenya neza ko atari wowe." Gusa nyine uyu munsi Maggie aba yanabwiye uyu musore Bariti ati "Rero iyi telefone wampamagaragaho yarapfuye, none n'ubundi izo nimero zikure muri telefone yawe maze wandike izo naguhamagaje bwa kabiri." Ni ukuvuga ko noneho aba yanditse neza cyane nimero za Maggie, ni nawe baba bagiye kuzajya bavugana noneho umunsi ku wundi, ntabwo aba azongera guhamagara na rimwe ngo ahamagare Sonia. N'umujinya mwinshi cyane ahita yongera agasohora Maggie n'ubundi akamujugunya hanze. Maggie nyine arataha, ubwo ni ukuvuga yuko baba bataranigeze bamwishyura igikorwa aba yarakoze, kubera ko nyine haba haravutse ibibazo by'uko Bariti aba yarakomeje n'ubundi guhamagara Sonia. Maggie rero aritahira nyine akisubirira mu kazi ke ka buri munsi. Naho rero Bariti we rwose ntabwo yongera gusiba guhamagara uyu mukobwa, dore ko rwose aba yaranabimusabiye uruhushya kuzajya amuhamagara kenshi gashoboka. Batangira rero kujya bavugana noneho rwose bakamera nk'abantu bakundana. Bariti rero ahamagara Maggie maze akamubwira ati "Ndifuza ko waza kunsura mu rugo." Amuha rero aderese yuzuye maze Maggie akajya gusura Bariti. Agera rero bakicara maze Bariti akamwicara imbere akamwitegereza mu maso cyane, maze akamubwira ati "Hari ikintu rwose nifuza kukubwira, gusa umbabarire niba naba nihuse cyangwa se naba mpubutse, ariko nyine niko umutima wanjye uri kuntegeka." Maggie ahita rero yumva atunguwe maze akamubwira ati "Nta kibazo, nguteze amatwi." Bariti rero ahita amubwira ati "Rero rwose Maggie, dore ko ariko yari anasigaye amwita, yari yaramubwiye ngo yumva Sonia nyine atari ryiza cyane nka Maggie." Ati "Rero Maggie, maze rwose igihe kinini ngutekerezaho, nubwo nyine tutamaze iminsi myinshi tumenyaniye, ariko iminsi yose ishize tubonana nta wundi muntu nigeze ntekereza uretse wowe. Rero ndashaka kukubwira ko rwose ngufitiye amarangamutima, ndagukunda cyane." Maggie rero ahita atangira gutungurwa ati "Urankunda?" Ati "Rwose waba ukoze ikosa, ntabwo ukwiye kunkunda, ntabwo rwose ari na byiza ko wajya mu rukundo nanjye." Naho rero Bariti ahita atungurwa ati "Kubera iki? Urukundo se hari umuntu urukontorora? Tugihura nahise rwose nkwiyumvamo. Umunsi wa mbere nakubonye nubwo bitagenze neza, ariko ahubwo nibyo byatumye ngutekerezaho cyane. Rero rwose ndagukunda kandi nyine ndifuza ko wambwira nawe uko wiyumva, maze tukaba twatera intambwe irenze aha ngaha." Maggie rero noneho ahita atangira guta umutwe maze agahita ahaguruka ati "Reka nitahire, ntabwo rwose ukwiye kunkunda, si byiza kandi ko wajya mu rukundo nanjye." Naho Bariti ahita amutanga imbere maze akamufata ibiganza byombi ati "Mbwiza ukuri, none se ntabwo nyiyumvamo? Nta santima se wowe umfitiye? Ntabwo unkunda?" Naho rero Maggie aramwitegereza mu maso maze akamubwira ati "Ibyiza ni uko nagenda, nta jambo na rimwe mfite ryo kuvuga kano kanya." Ahita rero agenda, ariko Bariti agasigara ari kwibaza impamvu rwose uyu mukobwa adatumye iki kiganiro cyari kigiye kuvugirwamo byinshi gikomeza, dore ko rwose Bariti aba yiyemeje nyine kubwira uyu mukobwa ko amukunda, maze rwose bakaba babyumva kimwe. Bariti rero akomeza guhamagara Maggie, ariko Maggie ntabwo aba afata telefone, aba yitegereza maze rwose akongera akayubika ntiyitabe. Buracya rero maze Maggie nawe rwose uba waraye adasinziriye ari gutekereza ibintu byose yakoreye uyu musore, ahamagara rero wa mushuti wa Sonia kugira ngo nyine amugishe inama. Uyu mushuti wa Sonia aza kumwitaba maze Maggie akamubwira ati "Ndifuza ko rwose wangira inama." Wa musore byarangiye mukunze, kandi ikirenze kuri ibyo nawe yarankunze ndetse yaranabimbwiye. Uyu mukobwa ahita amurakarira ati "Nta soni, umusore twakwishyuye kugira ngo ujye kumutesha umutwe, kugira ngo ujye kumubangamira, none ngo byarangiye umukunze? Urumva se ibyo bintu bishoboka?"
Maggie ati ariko inshuti yawe rwose ntabwo yigeze impa amafaranga kandi ntakubeshye nta nayo nkeneye kubera yuko ntabwo nkibashije rwose gukontorora amarangamutima yanjye. Yego rwose ntabwo nigeze mbibwira Bariti ko nanjye mukunda ariko ndamukunda cyane kandi rwose singishoboye no kubihisha. Naho uyu mukobwa ati ibyo bintu sinshaka kubyumva mu matwi yanjye, ikindi kandi ibyo byose ngomba kubibwira Sonia, gusa nyine kora uko ushoboye kose maze uriya musore akwange kuko nicyo twamukwishyuriye. Sinzi icyo uzakora ariko ugomba gukora ku buryo akurakarira ndetse akakwikuramo agahagarika rwose kuguhamagara no kugutekereza. Maggie ati ahari ejo nazashaka ukuntu njyayo tukavugana, gusa nanone sinzi ko nzabasha kwifata, nta nubwo rwose nzi yuko nzabasha gukora ibyo utegetse. Uyu mukobwa ati niba ushaka amahoro rero gerageza rwose ukore ibishoboka, ntabwo nshaka kuzongera kumva uriya musore akuvugisha. Ahita rero yigendera maze Maggie agasigara yivugana ati nkora uko nshoboye maze umusore nkunda n'umutima wanjye wose anyange. Ubwo si ibyo bintu koko birashoboka? Ntabwo nabasha kumukorera ikintu kibi. Buracya rero maze Maggie akajya kureba Bariti, agerayo rero maze bakicara nyine muri salo. Bariti ahita abwira Maggie ati ndakwinginze rwose mukobwa nkunda, mbabarira niba naritwaye neza umunsi washize. Naho Maggie ati ahubwo ninjye nkwiye gusaba imbabazi kubera ukuntu nagiye maze nkagusiga mu rujijo. Mu by'ukuri Maggie aba yaragarutse gushaka icyo akora kugira ngo arebe ko nyine Bariti yamurakarira, ariko noneho bagera muri iyi nzu byose bigahita bihinduka zeru, maze rwose kuba hari icyo yakora bikanga kuko aba akunda uyu musore kandi cyane. Bariti rero ahita amubwira ati ni ukuri ndifuza ko dutangirana ubuzima, ndifuza ko kandi dutangira inzira yacu y'urukundo kuko ngiye rwose ndagukunda cyane, ariko nanone ndifuza kumenya icyo wowe ubitekerezaho. Maggie rero yitegereza uyu musore maze akamubwira ati nanjye ndagukunda cyane. Bahita rero begerana gahoro maze bagasomana. Bariti rero arishima maze akabwira uyu mukobwa ati ntakubeshye, umunsi winjiye mu buzima bwanjye ni umunsi w'igiciro kuri jyewe kuko nyine uri umukobwa mwiza wujuje byose nifuzaga ku mukobwa. Batangira rero kwiganira rwose bishimye, urukundo nyine ari rwose, maze Bariti agahita abwira Maggie ati ahubwo ngwino tujye mu gikoni maze njye kukwigisha uko bategura amafunguro amwe n'amwe, dore ko wambwiye ko rwose utazi guteka habe na gatoya. Maggie ati nta kibazo, nyamara Maggie yari umutetsi nyine, umutetsi rwose unabizi cyane. Bahita rero bajya mu gikoni maze bagatangira guteka, basoza guteka bagategura bagasangira, baba baryohewe ndetse rwose Bariti ari kujya atamika Maggie ibintu rwose uba ubona biri romantike, ari nako kandi baganira. Bariti amubwira ukuntu ari umukobwa mwiza, amubwira ndetse n'ukuntu yitonda, ukuntu yabashije gutsindira umutima we, maze Bariti agahita abaza Maggie ati ariko se ubundi ntubaze ikibazo cy'amatsiko, umunsi wa mbere duhura mu by'ukuri ko atari uko rwose wari umeze, ntabwo ari wowe mukobwa twongeye guhura ku munsi wa kabiri, wagira ngo ahari umunsi wa mbere washakaga kuntesha umutwe. Naho rero Maggie ati hoya, ntabwo nashakaga kugutesha umutwe, ahubwo nyine uriya niwe jyewe. Bariti atari kuriya twahuye atandukanye n'uwo twicaranye ubu ngubu. Maggie ati nyine niko nteye nuko nteye, nta kindi rwose kibyishima. Naho Bariti ati se urabizi neza ko nta kintu na kimwe uri kunkinga, urabizi ko nta kintu na kimwe utari kumbwira kandi wakabaye umbwira. Naho Maggie ati hoya rwose nta na kimwe, ibintu byose twarabiganiriye kandi nanone nta na kimwe rwose ntakubwira. Bariti ati ni byiza cyane kubera ko sinkunda umuntu umbeshya, sinkunda umuntu umpisha, nkunda nyine ko umukunzi wanjye tubwizanye ukuri tukaganira byose. Ku rundi ruhande rero Sonia abwira umushuti ati mbwira, hari amakuru waba uherutse ya Maggie? Uzi ko mama yampamagaye maze akambwira ko rwose bamubwiye ko urukundo rwacu rugeze kure, ndetse yari ari kumbaza ngo ubukwe bwacu ni ryari, ko ibintu byacu nyine tugomba kubyihutisha. Uratekereza ibyo bintu? Tekereza ko nyine Maggie ari mu rukundo
rukomeye ndetse na Bariti uriya mukobwa rwose yarantengushye bikabije, sinzi n'ukuntu rwose nisanze ndi kumusaba serivisi, umukobwa uciriritse ndabona rwose umukobwa wo ku muhanda agiye kunkozayo neza neza, ubu se noneho ibi bintu nzabyikuramo nte? Naho rero mushuti we ati ibyo bintu sinari mbizi, nyamara rwose yari abizi kuko Maggie yarabimubwiye ariko ntabwo yashakaga kubibwira Sonia. Maze Sonia ati none se ntabyo wari uzi? Mushuti we ati ntabyo nari nzi rwose, ati ntabwo nari nzi ko uwo musore yakunda Maggie. Naho rero Sonia ahita amubwira ati sinzi rwose ikintu cyo gukora. Mushuti we ati igihe cyo gukora ndumva twahamagara mama wawe maze tukamubwiza ukuri uko ibintu byose bimeze. Naho Sonia ati ntabwo nabikora, yanyica neza neza, ahubwo nyine icyo dukwiye gukora ni ukuzajya kureba uriya mukobwa maze tukamubwira ko agomba gukora uko ashoboye agatandukana na kariya gasore, dore ko rwose Sonia nyine aba anapinga Bariti kandi aba ataramukubita ijisho habe na rimwe. Ati buriya wabona kariya gahungu kamuha amafaranga kaba kibye papa wako, maze Maggie nawe rwose agahita yishyira mu myanya kubera ukuntu nyine aba akeneye amafaranga. Mushuti we aramubwira ati nyamara ibyiza rwose byari iby'uko wabwiza mama wawe ukuri maze akamenya uko bihagaze. Naho Sonia ati ibyo byihorere, ahubwo nyine ndumva nshaka kwisohokera, ariko noneho ndashaka gusohokera nyine ahantu hari classe, ahantu hahenze kandi heza. Reka tujye muri ya restaurant yo mu mujyi, ya yindi nyine tujya tujyamo iyo dufite agafaranga gahagije. Iriya restaurant iraryoshye rwose, mba mbona ari sawa cyane, inasohokeramo abantu biyubashye, abasore b'abakire, abagabo b'abakire, abakobwa nyine bagafashe. Reka tube ariho twigira. Umushuti wa Sonia aramubwira ati ariko nizere ko rwose ari ku ikofi yawe kuko nawe urabizi ko nyine hari ahantu handenzeho. Sonia ati nta kibazo rwose tugende. Bahita bambara neza rero maze bakajya muri iyi restaurant nyine iba inafatanye na bare, birumvikana. Bahita rero batanga komande nyine y'icyo kunywa. Sonia abwira umuseriveri ati genda utuzanire icupa rya champagne irihenze mufite muri iyi bare yanyu. Naho rero uzane n'irindi cupa rya champagne maze urihereze uriya musore wicaye kuri ariya meza. Uwo musore rero aba avuga nta wundi ni Bariti uba wicaranye na wa mubyara we nyine, bari kwinywera akantu bari no kwiganirira. Uyu museriveri ahita amubwira ati n'uriya musore uri kuvuga wambaye ishati ya rouge, uriya musore ni nawe boss wa hano, niwe nyine nyiri iyi restaurant bare. Sonia ahita yumirwa ati niwe boss wanyu se? Uyu museriveri nawe ati yego. Ati biratangaje ukuntu ari bogari kuba afite n'amafaranga, ntabwo rwose ari ibintu bibiri wakekera ku muntu umwe. Ahita rero amubwira ati yego ngaho genda ubikore nyine nk'uko mbikubwiye. Umuseriveri rero aragenda akazana champagne ebyiri zihenze cyane rwose muri iyi bare, maze imwe akayijyana ku meza nyine ya ba Sonia, iyindi akayijyana ku meza ya ba Bariti. Sonia bari kubwira mushuti we ati wamubonye umusore w'ibogari, ubundi nyine ni abasore nka bariya nkunda, reba nyine ukuntu ameze uriya musore. Imana imbabarire rwose maze bicemo kuko ntamwifuza iruhande rwanjye. Bariya basore nibo banjye, ubundi ziriya nizo guzanjye, ariko nawe urabibona ukuntu nzi guhitamo. Uriya musore ni bogari, noneho utekereza ko byongeye afite n'amafaranga. Mbese ibyo nifuza byose biteraniye kuri uriya musore. Mushuti we rero aba ari kumuseka ati ariko rwose nawe amafaranga aho azakujugunya ntabwo tuzahamenya. Naho rero wa museriveri ageza ya champagne imbere ya Bariti, maze Bariti agahita amubwira ati ariko ndumva ntari kwibuka ntanga komande y'iyi champagne. Nawe uyu museriveri ati bosi ntabwo arimo rwose mwayitanze, ahubwo uriya mukobwa wicaye kuri iriya table niwe wari unsabye kuyibazanira ngo arayishyura. Bariti rero ahita amubwira ati yifate uyimusubize, ntabwo ndi buyifate, umubwire ngo arakoze cyane ariko ntabwo ndi buyifate. Umuseriveri rero ayisubizayo maze akabibwira nyine Sonia. Sonia ahita amubwira ati uretse gato, ahita ahaguruka maze akajya ku meza ya ba Bariti ati mwaramutse neza, ati nitwa Sonia, ninjye rero nari mbaguriye champagne. Naho Bariti ati hoya urihangana ntabwo rwose ndi buyifate. Naho uyu mukobwa
ati gute se rwose utayifata champagne uguriwe n'umukobwa mwiza nkanjye. N- Bariti ati biragaragara rwose ko uri umukobwa mwiza cyane, ariko nanone nyine mfite umukobwa mwiza cyane nubaha dukundana, rero ndamutse nakiriye impano zivuye ku bandi bakobwa byaba bisa rwose no kumutesha agaciro, byaba bisa no kumusuzugura, munyihanganire ntabwo rwose ndi buyakire. Uyu mukobwa rero ahita yumva nyine asebye, maze agahita ababwira ati sawa nyine ubwo nta kibazo, ahita asubira hahandi aba yicaranye na mushiki we, maze agahita amubwira ati uriya musore wagira ngo rwose yakoze ubukwe n'uwo mukobwa, ubundi se ko avuze ko ari sheri we, nyamara nkaba mbona nta mpeta yambaye, gute namuha ikintu akacyanga. Naho rero wa mubyara wa Bariti nawe asigara amubwira ati ariko uzi ko usigaye wifata nk'aho wowe na Magi mwakoze ubukwe, wagira ngo mwambikanye impeta. Naho Bariti ati ntakubeshye ntabwo turayambikana yego, ariko bisa nabyo, mba numva nyine ntakora ikintu cyose cyamutesha agaciro. Uriya mukobwa aritonda cyane, ni umwana mwiza, aciye bugufi, ikindi kandi yatsindiye umutima wanjye ku buryo nta n'agace na gatoya kasigaye. Ntabwo rero rwose namutesha agaciro ngo njye kwakira impano zivuye ku bandi bakobwa, mba numva nyine bisa naho n'abamuciye inyuma. Ikindi kandi nubwo tutari abana, ariko ni mu minsi mike maze tukaba turabanye. Mubyara we rero ahita amubwira ati ntakubeshye ndishimye kumva aya magambo, kubera ko ntabwo nari nzi kuzongera gukunda umukobwa ku rugero nk'uru nguru maze unamwizere. Gusa ndabikunze, mba nkwifuriza ibyiza, nizere ko nyine n'uriya mukobwa nawe agukunda. Naho Bariti ati nta kibazo rwose, yarabinyemereye kandi yambwiye ko njye nawe turi mu rukundo kandi ankunda bya nyabyo, ndetse rwose biba binagaragara no mu maso ye. Umunsi wakurikiye rero Bariti abwira wa mubyara we ati umva rero nkubwire, ndumva rwose nikumburiye kurya bya biryo by'aha hantu ujya unzanira, noneho reka uyu munsi tujyane maze njye no kureba ko nyine hari n'ibindi nakunda, reka tujye gufata y'amafunguro, ndumva nshonje kandi ndumva nyine ari ya mafunguro nifuza, ari ya mafunguro aba aryoshye cyane. Ntakubeshye umva, cyakoze uriya muntu yaranyemeje, nari nzi ko nyine ari njye umutetsi wa mbere, ariko uriya we andenzeho. Umubyara we ati reka nta kibazo tugende. Baragenda rero maze nyine bakajya kwa Magi, birumvikana. Bagerayo rero maze uyu mubyara wa Bariti ati ni hariya tugiye. Magi nyine aba yashyashyanye, ari kwarurira abakiriya ntabwo aba ari guhumeka. Baraza rero bakaba bahagaze, maze nyine wa mubyara wa Bariti akabwira Magi ati Magi, ndashaka nyine ko udukorera amafunguro abiri muri tekawe, maze ukaduha n'amazi nyine yo kunywa, udufungire neza kuko ntabwo turi buyafatire hano. Magi rero atangira nyine kubashyirira mu matekawe ataranareba ngo ni bande bari kubivuga. Ahindukira rero agiye kubahereza ibya mbere bamaze kwarura, maze agahita akubitana amaso na Bariti. Bariti ahita yumirwa, bararebana bose, maze Magi agahita arekura ibintu yari afite bikagwa hasi. Umubyara wa Bariti ahita amubaza ati none se ko utangaye, hano se usanzwe uhazi? Barebana umwanya, maze uyu Bariti agahita amubwira ati ni hano usanzwe ukura amafunguro? Umubyara we ati yego. Bariti ahita akata maze akagenda. Magi rero amwiruka inyuma kugira ngo rwose amusobanurire, ariko Bariti nta kintu na kimwe aba ashaka kumva, ahita nyine yigendera, maze Magi agasigara arira. Magi ararira akarira ayo kwarika, kuko rwose aba abibona ko nyine uyu musore byanze bikunze ibyabo bitagenze neza. Bariti rero yicara mu modoka, maze umubyara we akamusangamo ati mbwira ni iki kibaye, bigenze bite? Naho Bariti ati wari uzi ko uriya mukobwa ari wa mukobwa nyine nakubwiye dukundana? Ni wa mukobwa nakubwiye rwose twamenyanye. Uyu mubyara we ati oya, ibyo ntabwo byashoboka, none se ko uriya mukobwa ari umukobwa ufite akazi, naho uriya akaba akora muri iyi resto kandi rwose hashize n'igihe kinini ahakorera. Bariti ati nicyo kibazo, urumva ko nyine ibintu byose yambwiye yarambeshye. Tekereza ukuntu yambeshye ngo ntabwo azi guteka, nkajya mfata umwanya wanjye nkamwigisha guteka, nyamara ahubwo niwe mutetsi
w'igihugu niko navuga, uriya mukobwa yarambeshye, ubwo n'ibindi byose ni ukuvuga ko yambeshye, no kuba yarambwiye ko ankunda, buriya nabyo nyine ni ukumbeshya, ikigaragara cyo kandi simpamya ko nyine ari nawe ari we mwana wa wa mumama w'inshuti yacu, njye ahubwo ibi bintu birancanze neza neza. Naho rero uyu mushuti we ahita amubwira ati rero ikintu ugomba gukora ni uko wagenda nyine maze ukajya kumusura aho wari usanzwe umusiga, uzagende nyine atari mu masaha y'akazi maze ugende umurebe. Barita rero ahita amubwira ati ariko uzi ko ibyo bintu ari byo, bahita rero bataha ariko aba yababaye cyane. Uyu mukobwa rero akomeza guhamagara Bariti ariko rwose ntabwo aba akeneye kumwitaba kuko nyine aba yabonye ko ashobora kuba yaramubeshye ndetse ibintu byinshi. Buracya rero maze Bariti akajya nyine kumureba hantu yari asanzwe amusiga iyo yamucyuraga, aragenda rero aragenda agakora maze Sonia agahita aza gufungura. Sonia bakimukubita amaso ati si wowe musore twahuriye muri bare? Naho rero uyu musore ati yego, ati ahubwo se wowe urinde ko nari nje kureba Magi hano? Naho Sonia ati jyewe ndi Sonia, ni nanjye nyine mba hano. Uyu musore ahita atungurwa ati uri Sonia? Ati uranzi se njyewe? Ati njyewe ndi umuhungu wa kanaka, amubwira nyine amazina ya papa we, maze Sonia agahita yumirwa, agahita amenya ko ari wa musore nyine bagombaga guhura, ari wa musore kandi usigaye akundana na Magi. Ahita amuha karibu mu nzu rero bakicara, maze Sonia akiyemeza kumubwiza ukuri, aramubwira ati rero rwose uriya mukobwa namusabye ko mwahura nyine umunsi umwe maze nkamwishyura, ariko ibintu byarangiye nabi kubera ko akikubona yahise abona nyine ko uri umusore w'umukire, maze uriya mukobwa yanga rwose kukuva inyuma. Tekereza ko n'amafaranga nagombaga kumwishyura yayanze kugira ngo nyine akomeze agukurikirane agukureho amafaranga. Uriya mukobwa ni umukuzi w'amenyo, nta kindi rwose cyatumye akuguma inyuma, si umukobwa mwiza habe na gatoya. Ibintu byose rero yarakubeshye nyine kugira ngo azakunde agukureho amafaranga kuko yari yabonye yuko unayafite. Ibi bintu byose rero Sonia bari kuvuga aba ari kumwe na mushuti we, maze nyine akanabeshya uyu musore ati uyu mukobwa w'inshuti yanjye niwe nyine wangiriye inama yo kuba nyine nashaka umuntu uhampagararira kugira ngo mbanze nyine menye ngo uri muntu ki. Noneho ahaho rwose Bariti aba yumiwe, aba yumvise imitwe yose bamukinnye, maze rwose akanamenya yuko uriya mukobwa Magi atigeze amukunda, yari amukurikiyeho amafaranga kuko nyine Sonia aba amaze kubateranya. Sonia kandi aramubwira ati inama nakugira ni uko rwose wagendera kure y'uriya mukobwa kuko ntabwo ari umuntu mwiza. Bariti rero ava hano yababaye rwose, agahinda kamwishe maze agataha. Gusa noneho aba yagiye yarakarira Magi kurenzaho kuko nyine aba yamenye byinshi atari asanzwe azi. Amara kugenda rero maze mushuti wa Sonia ati kubera iki rwose ubeshya uriya musore? Mu by'ukuri utabeshye Magi hari ubwo yamukurikiyeho amafaranga, kuki utamubwiye ko utamushakaga? Nyamara rwose uramubeshye ahubwo cyane. Naho rero Sonia ahita abwira uyu mushuti we atumva uriya musore urabona ukuntu ari bogari, uriya musore ni uwanjye kandi ngomba kumwigarurira, rero ngomba gukora ku buryo atandukana na Magi kuko n'ubundi nyine yari uwanjye guhera na mbere. Uyu mushuti we ariko nyamara yari uwawe ariko ntabwo wigeze umushaka, icyo umukundiye ahubwo ni uko umenye ko afite amafaranga. Sonia ati nyine nari nibeshye, nzi yuko ari agasore nyine gakorana na papa wako katagira amafaranga, none nyine naratunguwe. Bariti rero barataha mu gahinda kenshi rwose, maze agatangira kwibuka ibihe byiza yagiranye n'uyu mukobwa, agatangira kwibuka ko ari we mukobwa wigeze kumushimisha mu buzima bwe. Byose rero arabyibuka ku murongo, maze ubwo nyine ni nako telefone ye iba itari kujya ihagarara gusona kuko Magi we aba amuhamagara buri segonda,
ariko nyine Bariti aba ahita amukupa. Magi we amarira aba yamurenze, gukora akazi biba byanze rwose. Amara rero iminsi rwose Magi atongeye gukora akazi ke, kubera ko aba yarababajwe no kuba yarabuze uyu musore yakundaga kandi cyane. Yigira inama rero yo kuzajya kureba Bariti mu rugo. Aragenda maze agakomanga, Bariti aza gufungura. Agikubita amaso Magi nta jambo na rimwe aravuga, ahita yongera agafunga ndetse agashyiramo urufunguzo. Magi rero arakomeza agakomanga, ariko Bariti ahita yigendera. Magi agahinda karamwica, maze akicara ku muryango akarira, amarira yose yo mu mubiri we akayasohora. Gusa nyine abona nta yandi mahitamo afite, maze nyine agafata umwanzuro wo kongera akitahira. Wa mubyara wa Bariti rero areba ukuntu Bariti ameze, maze rwose akabona ubwigunge ni bwose. We rero ahitamo kujya kureba Magi kugira ngo yimenyere ukuri kuvuye mu kanwa k'uyu mukobwa. Aragenda rero bakicarana muri ya resto ya Magi, maze nyine Magi agatangira kumubwira ibintu byose ukuntu byatangiye. Aramubwira ati rero bari abakobwa bari abakiriya banjye, cyane cyane ko umukobwa w'inshuti ya Sonia twamenyanye nyine mufurowinga ku mbuga nkoranyambaga, maze biza kurangira abaye umukiriya wanjye. Umunsi umwe rero baraje maze bansaba serivisi, bambwira ko bazanyishyura miliyoni 2 nindamuka ngiye muri rendezvous Sonia yari afitanye n'umusore, maze rwose nkitwara nabi ku buryo uwo musore atari kuzakunda Sonia, kuko nyine Sonia we ataramukeneye, atamushakaga, atamukundaga, ndetse rwose atakozwaga n'ibyo gukorana ubukwe n'uwo musore. Niko byagenze rero, amafaranga narayemeye, maze rwose njya guhura na Bariti. Uwo ni umunsi wa mbere wacu. Twarahuye rero nitwara nabi cyane rwose, ku buryo ndetse nari nzi ko ibintu byarangiriye aho ngaho. Natunguwe rero no kubona Bariti yongeye guhamagara. Ba bakobwa bamereye nabi cyane, ndetse rwose n'aya mafaranga ntayo bampaye, gusa nta nubwo nyuma nari nkiyakeneye. Ubwo rero uko nyine twagiye duhura na Bariti, niko nagiye ndushaho kumwiyumvamo, maze biza kurangira mukunze. Ariko nanone ntabwo twagombaga guhita twinjira mu rukundo, kubera yuko nyine urumva twari twarahuye mu buryo bubi, ndetse rwose urukundo rwacu rwari kuba rwubakiye ku kinyoma. Niyo mpamvu nabanje kwanga yuko tujya mu rukundo. Gusa nyuma nyine nanjye amarangamutima yaranganje, maze rwose mwemerera ko dukundana, ariko nanone icyo kintu kinanira kukimubwira. Uyu rero umushuti wa Bariti we rwose aba yarangije kumva ko uyu mukobwa nta kosa na rimwe afite. Ahita rero abwira Magi ati jyewe rwose ndakumva cyane. Magi akamubwira ati rero ndakwinginze, niba rwose wanyumvise, mbabarira ugende umvugire kwa Bariti, maze rwose azampa umwanya niyo twakora umunsi umwe gusa, maze nkamusobanurira ku ruhande rwanjye nyine, nkamubwiza ukuri kose. Nabishaka ntazongere kumvugisha, ariko ndifuza kwisobanura. Uriya musore naramukunze n'umutima wanjye wose, sinifuza kumubabaza. Ikindi kandi nta nubwo rwose nifuza ko twatandukana gutya gusa. Uyu rero umubyara wa Bariti abwira Magi ati njyewe ndakwizeye 100%, kandi rwose ibintu mbwiye birumvikana, gusa nyine nzamuvugisha nta kibazo. Uyu mubyara rero wa Bariti arataha, maze byose akabiganiriza Bariti. Gusa nyine Bariti we aba akirakaye cyane. Umunsi wakurikiye rero Sonia ajya kwa Bariti, maze aba yicaye muri salo, naho Bariti yagiye mu cyumba. Ahita yumva rero umuntu akomanze, akajya gufungura, maze agahita asanga ni Magi. Ahita abwira Magi ati urashaka iki hano? Naho Magi ati ahubwo se wowe kuri hano? Naho Sonia ati hano niho nsigaye mba, hano se si kwa sheri wanjye ntubizi, nsigaye mba hano. Kandi nyamara abamubeshya rwose nibwo bakihagera. Maze Magi agahita amubwira ati ndifuza rwose kuvugana na Bariti. Naho rero Sonia ati ariko we ntabwo akeneye kukuvugisha, ntabwo rwose agukeneye, arabizi nyine ko umukobwa w'imyanda uciriritse, ntabwo ukwiye no kuzongera kwinjira hano ukundi kutudehanja. Ahita rero amusohora ati sohoka ugende, maze agahita akubitaho icyugi.
Bariti rero aba agarutse maze agahita amubaza ati ninde wari uje hano? Naho Sonia ati ni ya puberi, ngo ni Magi ya myanda. Uyu musore rero ahita amubwira ati uramenye rwose ujye ukontorora amagambo uvuga, ntabwo Magi ari imyanda, ntabwo kandi ari puberi nk'uko ubivuze. Naho uyu mukobwa ati uri kumudefanda se? Uwagize Imana, umukobwa w'umubeshyi ubundi aba ari n'umujura kenshi. Wagize Imana rero uko yakubeshye gusa ntanakwibe, ariko rwose ari kuba yarabikoze iyo utabimenyera igihe. Naho rero Bariti ahita amuca mu ijambo ati ahubwo se nta nubwo wigeze umbwira icyari kikuzanye hano? Naho rero Sonia ati icyari kinzanye nta kindi, nari nje ngo tuvuge ku mubano wacu ndetse rwose tuvuge n'imyiteguro yacu y'ubukwe. Bariti rero atunguwe ahita aseka cya gitwenge nyine umuntu aseka ababaye ati ubukwe bwacu? Tuganire ku bitwerekeyeho, nta na rimwe rwose ibyo bizigera bibaho, nta bukwe buri hagati yanjye nawe, ikindi kandi nta n'ikiganiro na kimwe tugomba kugirana hagati yanjye nawe. Naho rero Sonia ati ariko tugomba kubivuganaho kuko papa wawe nyine arashaka yuko unyambika impeta maze ukansaba ko nakubera umugore. Bariti ati kumva ari papa wanjye se? Nyine papa wanjye niwe untegeka icyo gukora. Naho rero Sonia ati cyane rwose barangije kubivuganaho na mama, cyane ko namubwiye ko dukundana kandi turi kwitegura kubana. Noneho Bariti ahita yumva yumiwe ndetse rwose Sonia agahita amubwira ati ahubwo nyine turi no kwitegura guhura mu minsi mike rwose, niba ari 2 cyangwa 3, kubera ko mama yarangije kubipanga na papa wawe ko tuzahura tugasangira, maze kandi uwo munsi ukananyambika impeta. Bariti ahita abwira Sonia ati mbabarira usohoke, ndumva uri kuncanga, uri gutuma rwose umutwe undya, ngaho igendere. Sonia rero aragenda nyine yizunguza ati nta kibazo, ubwo ni hanyuma y'iminsi 2 uri kunyambika impeta. Uramenye kandi ntuzagure impeta itankwira, nizere ko urutoki rwanjye warwitegereje aba ari no kurumwereka nyine ati dore uko rungana, uzagura impeta inkwira neza. Uyu munsi rero ku mugoroba papa wa Bariti ahita amubwira ati turi kwitegura abashyitsi, barambwiye rwose ko ibintu byawe ndetse na Sonia bigeze kure kuri kwitegura kumwambika impeta. Ubwo rero nta kibazo, nanjye ndahari rwose, igihe mama we yambwiye tuzahura nta kibazo dusangire. Naho rero Bariti abura rwose ikintu abwira papa we maze akicecekera, aba yumva nta jambo na rimwe afite. Umunsi rero bari bateguye uragera, baba bicaye ku meza nyine, maze mama wa Sonia agatangira avuga ati cyakoze ndishimye, uyu munsi rwose ni uw'igitangaza, umukobwa wanjye yambwiye yuko ariho munsi nyine uri bumwambike impeta, gusa nishimiye urukundo rwanyu. Naho rero Bariti ahita ababwira ati mumbabarire rwose, ahari ubanza ibintu tutari kubyumva kimwe, ntabwo umukobwa wawe mukunda, nta nubwo rwose niteguye kumwambika impeta. Mama wa Sonia rero atangaye ati uvuze ngo iki? Naho papa wa Bariti ati hoya ntumbwire ko rwose mwaduteranyirije hano kugira ngo mudusebye, mwana wanjye rwose mbabarira, winsebya wivuga ibyo bintu imbere y'abantu. Baba bakivuga ibi rero maze umuntu akaba arakomanze, Bariti ahita amubwira ati njira. Hahita hinjira rero wa mukobwa w'inshuti cyane rwose ya Sonia. Sonia akimukubita amaso ati wowe urajya hehe? Hita usubirayo gira vuba. Naho Sonia ataragira ikindi kintu avuga, Bariti ahita avuga ati hoya nta hantu na hamwe ari bujye, kuko nyine ari hano ku bwanjye, ni jyewe yaraje kureba. Uyu mukobwa rero ahita atangira maze akavuga, ariko nyamara atangira kuvuga Sonia we agatangira kumubwira ati ceceka, funga umunwa, wigira ijambo na rimwe uvuga. Naho Bariti ati vugira ahubwo wisanzuye, abari aha bose nyine baba nta kintu baramenya, biba byabacanze. Uyu mukobwa rero ahita atangira avuga ati umva rero nkubwire Sonia, urabizi rwose muhashize waramfashije, ariko nanone ngira umutima, ntabwo nakomeza kwihanganira ibintu uba uri gukora. Ahita abwira rero Bariti ati ikintu cya mbere nagira ngo nkubwire, ntabwo rwose Magi ari umukuzi w'ibyinyo kuko bakubwiye, ntabwo akunda amafaranga n'ikimenyimenyi, kuko mwahuye akagukunda. Amafaranga Sonia yagombaga kumwishyura
yarayanze, bishatse kuvuga ko nyine yari yagukunze maze cya kiguzi bari bamuhaye akacyanga rwose, nicyo kigaragaza ko adakunda amafaranga habe na gato. Njyewe yambwije ukuri kuko twarahuye turicarana, yambwiye ko agukunda urukundo rwa nyarwo, iby'amafaranga rwose ntabyo atekereza. Ikindi kandi uriya mukobwa ni umwana mwiza cyane, ugomba rero kuzicarana nawe maze nawe nyine ukamenya icyo abitekerezaho. Bariti ahita amubaza ati ibyo uvuga nibyo koko amafaranga yagombaga kwishyurwa yarayanze? Maze uyu mushuti wa Sonia ati cyane rwose. Naho Sonia aba akomeza kumubwira ati wagejeje aho, warekeyeho rwose gukomeza kuvuga amagambo menshi. Mama rero wa Sonia ahita atangira kuvugira hejuru ati nubwo rwose ntazi ibyo muri kuvuga, nta nubwo binandeba, ariko ndashaka kukubwira washitaniwe ry'umukobwa ritifuza kuzigera rishaka na rimwe, ritifuza kuzabyara, ko rwose udakwiye kuza kwica umubano w'umwana wanjye na sheri we. Naho rero uyu mushuti wa Sonia ahita atungurwa ati oya, ntumbwire ko rwose ari ibyo Sonia yakubwiye, ntumbwire ko Sonia yakubwiye ko nanga abana, nanga gushaka, ndetse rwose ntakeneye kuzubaka umuryango, kuko ibyo byose yavuze yari ari kwivuga. Uyu mukobwa ibinyoma bye rwose ndabirambiwe, yabeshye Bariti, none yabeshye na mama we. Ndetse rwose ndashaka kukubwira Bariti ko iyo pla atari njye nayizanye, ahubwo nyine ari Sonia ubwe wabipanze kugira ngo ashake umuntu nyine uri bujya kumuhagararira, kandi yarambeshyeye ngo ni jyewe rwose nabipanze. Sonia rero ureba aha ngaha ntabwo rwose yigeze akunda abana, ntiyigeze yifuza no kuzashaka umugabo kugeza igihe yabonye nyine yahuye nawe Bariti, maze akabona yuko uri umukire, nibwo yashatse ko rwose mujya mu rukundo, ariko nta musore n'umwe yigeze yifuza ko babana. Naho jyewe ndi umukobwa wo mu bantu basenga, kandi ndi umukobwa w'intorumare, nkunda abana, ndetse rwose nifuza no kuzubaka umuryango mu hazaza. Ahita rero anahindukira maze rwose akigendera. Mama rero wa Sonia asigara yumiwe, maze agahita abaza Sonia ati mbwira, ibintu byose bavuze ni ibya nyabyo? Nibyo koko ni wowe utarigeze ushaka abana, utarigeze ukenera kubaka umuryango? Naho Sonia rero atangira nyine kuvuga ati mama rwose mbabarira, ntabwo nari kubasha kubikubwira. Naho rero mama we ahita arakara, maze agahita amukurura ugutwi akamuhagurutsa, akagenda akamusohokana hanze, ari kugenda amubwira ati urakoze kunsebya, urakoze rwose kuba waruruganije ibirori byo kugira ngo unsebye. Barasohoka rero, maze bamara kugenda Bariti ahita arebana na papa we. Papa we rero ahita amubwira ati mwana wanjye rwose ibyabereye hano byose nabyumvise, ariko se mbwira neza amakuru y'uwo mukobwa bari kuvuga. Naho Bariti ati uwo mukobwa rero bari kuvuga niwe nyine Sonia yatumye ngo duhure bwa mbere, adashaka ko njye nawe duhura. Uriya mukobwa rero twarahuye maze duhita dukundana, ni umukobwa mwiza cyane, ni umukobwa ndetse rwose witonda, ni umukobwa ariko wakubiswe n'ubuzima, kuko nyine yashoje kwiga, maze amaze kwiga abona akazi muri banki. Yaje rero gusaba ideni kubera ko rero mama we ngo yararwaye cyane, nyamara ideni byaje kumunanira kuryishyura. Nyuma y'aho mama we nyine yitabiye Imana, maze ku kazi baramwirukana, ubuzima rero bwaranze, maze aragenda ashinga akaresitora gatoya cyane rwose ahantu, gusa nyine ateka amafunguro aryoshye. Uzi ko njyewe na mubyara wanjye twajyagayo tugiye gufata amafunguro tutaramenya ko ari nawe uyategura, kubera ko nyine mubyara wanjye yakundaga kugenda akayazana, maze tukayafatira mu modoka, njye sinjyayo. Gusa nyine ni umukobwa mwiza, naramukunze, aciye bugufi, azi ubwenge, nawe umubonye wamukunda. Papa we rero ahita afata mu kiganza umuhungu we akamubwira ati mwana wanjye, narabikubwiye ko nzagushyigikira muri byose, ndetse rwose ibigushimisha nanjye nibyo binshimisha. Icyo nifuza ni umunezero wawe. Niba rero uyu mukobwa waramukunze bya nyabyo, nta kibazo rwose mwana wanjye, komerezaho, ndagushyigikiye. Icyo mpfa ni uko rwose ubaho wishimye. Bariti rero ahita ahobera papa we ati papa, nanjye ndagukunda cyane, uri umubyeyi mwiza kandi wambaye hafi, waranshyigikiye mu byo nkora byose. Gusa nyine uyu mukobwa numubona nawe ntabwo rwose uzangaya ku mahitamo yanjye. Papa rero wa Bariti ahita amubwira ati
ahubwo yihuta rwose maze ujye gushaka umukunzi wawe, ntugatinde kandi utazasanga abandi bihuse baramugutwaye. Bariti rero ahita ahaguruka nyine nta kubitekerezaho, maze agahita ajya kureba Maggie aho aba akorera nyine muri ya resitora. Agerayo agasanga abakiriya nyine bose bari kumutonganya bati ariko rwose wanze guteka neza, reba iminsi yose ishize uragira ngo tuzigendere se twigire ahandi, inzara igiye kuzatwica neza neza. Naho Maggie ati munyihanganire, mu minsi ibiri rwose nzongera gutangira guteka. Bose rero abari bahari wa munsi nyine Bariti ahaza bahita bamubwira bati turabizi, byose byatewe n'umusore. Wa musore kuva yaza hano ntiwongeye guteka, ahubwo icyawe cyari amarira gusa, none uhora utubeshya ngo uzongera uteke. Ati rwose ejo bundi nzateka. Ahita areba rero maze akabona Bariti ari kuza, ahita aceceka maze akamureba rwose adahumbya. Wa musore rero uri hafi aha wari uri kumutonganya ati sinababwiye ko ari ukubera umusore, ati dore nguyu n'ubundi aragarutse, reba ukuntu amureba nk'ugiye kumurya. Bose bahita bigira hirya rero, maze Bariti agahita aza nyine yegera Maggie, ahita rero amubwira ati kubera iki wambeshye, urabona umwanya wanjye nataga ngo ndakwigisha guteka, naho rwose uteka kundusha. Maze Maggie agahita amubwira ati mbabarire rwose mukunzi, kubera ko niba hari ibihe nigeze nkunda mu buzima ni biriya wabaga uri kunyigisha guteka, byari ibihe byiza kuri jyewe. Naho rero Bariti ati none se iby'urukundo rwacu byo rwose wabifata gute? Naho Maggie ati ntakubeshye, iyo wampoberaga nabaga numva utandekura, numvaga rwose naguma mu gituza cyawe. Naho rero iyo wansomaga ko numvaga nyine ibihe byahagarara, maze rwose tukigumira tumeze gutyo. Ndagukunda cyane kandi rwose ntabwo nifuza kugutakaza. Uri byose byanjye, uri ibyishimo byanjye, dore nawe iminsi utari uhari uko nari meze. Gusa ndakwinginze umbabarire rwose kuba narakubeshye, kuba ntarabashije kukubwiza ukuri, ni uko natinyaga kugutakaza kubera urukundo nari ngufitiye. Numvaga nubimenya ndi bugutakaze kandi sinari kubyihanganira. Bariti rero ahita amwegera maze akamuhobera, akongera akamuryamisha mu gituza, agahita amusoma. Ba bandi baba bari hano bati dore rwose noneho aratuje, umva ko twavugaga ngo azongera kudutekera, noneho birarangiye kuva ahuye n'uyu musore. Bariti rero arahindukira akabareba maze akongera akirebera umukunzi we, bagakomeza bagasomana, maze akamubwira ati nanjye ndagukunda, sinifuza kuzigera ngutakaza na rimwe mu buzima. Bariti rero ahita apfukama maze agakura impeta mu mufuka, agahita abwira Maggie ati nta kintu na kimwe nasaba Imana nko kuba rwose wanyemerera ko ugiye kuba mu buzima bwanjye ibihe byose, maze urukundo rwanjye rw'ibihe byose rukamba iruhande. Aba ari kubivuga nyine afashe impeta imbere ye, ategereje ikiganza cya Maggie. Maggie rero ahita amuhereza ikiganza maze akamubwira ati ndabyemeye rwose, kandi nanjye nicyo cyifuzo cyanjye cyo kukuba iruhande iteka ryose. Ahita amwambika impeta rero maze akongera agahaguruka, bagahoberana bakishima, maze agahita amubwira ati guhera rero uyu munsi ntabwo rwose byo uzongera gukora muri iyi resitora, ahubwo nyine ugiye kuzajya uza guteka muri ya resitora yanjye, ubwo nyine igiye kuba iyanjye nawe. Maggie rero arishima maze nyine Bariti agahita atangira kumuhanagura amarira ku maso, dore ko rwose aba amaze iminsi myinshi cyane arira atarekera, maze agahita amubwira ati mukunzi wanjye rero nizere ko rwose aya marira ari aya nyuma warize, kuko sinifuza kuzongera kubona amarira atemba ku maso yawe. Maggie ati urakoze mukunzi, kandi rwose warakoze kunkunda. Inkuru yacu y'urukundo rero ni aha tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zaca TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.